none naguze amakuru arenze ngufitiye uzi ko wasanga ngiye kuvuza mama nkanishusho cyane nta kibazo na kimwe ngize reka genda simba zimbe neza rero umva uyu mushaka uzagiye kuva he ariko cyane ntabwo ndi muri imuretse gatenge kureba muganga ubundi ndaze zigwe zose ku murongo umva shangere natangenda ngo turavugana kuri telefone beshye ako nta kibazo sha wakoze cyane bwo gusigara kuri mama pe ni wishinga ibintu byo kuzajya uhora ushimira umva umwuka uzagushiramo njye nakubwiye ko igihe cyose ndi tayari ntabwo rwose bizananira kugufasha sibyo merci shano kuri inshuti nziza saa turavugana mama wawe nukuri natangajwe no kuba afite ubuhanga bumeze kuri ndabizi mama ni umuhanga uzi none yaza kurangiza kwiga ubu yari kuba ari nk'umuyobozi ukomeye ahantu runaka rero neza nubwo mama wawe process zo kumwitaho ziri kugenda neza ikigaragara nuko hari ibintu atarabasha kuvugaho nagira ngo umfashe tugerageze kumwitaho kandi nawe muri cya gihe cyawe uzajya ubona umwanya ujye uza umube hafi gusa kubw'amahirwe nuko ubona ko gahunda zo kumwitaho turi kugerageza kumwitaho ukabona ko bitanga ibisubizo byiza kandi rizanashidikanya ko tuzamusezera ameze neza ikindi nuko nawe ukomeza kumuba hafi muri wa mwanya wawe ukomeza kuza kumwitaho kuko ujye ugerageza nawe kumuganiriza Siri papa ntaraza ntabwo arahagera pe ariko ibi bintu noneho turabyerekeza he koko ako mama wundi wahamagara ko yadufasha kumenya aho byibura ari Siriru ngwino hano nkubwire ari mbitabye mabuja Siri ndashaka kubaza ikintu kimwe uraramuka umbeshye birangana ko kugwitike usubira iwanyu cyo uheruka kubonana na papa ryari papa wawe se cyangwa papa wanjye usibye ibyo ngubajije ndakubaza uheruka kubonana na papa ryari ndabizi ufite amabanga ye menshi kandi twamubuze shaka kumenya icyo biziho kugira ngo tubone aho tumushakira
cyakoze ejo boss yageze hano ariko yahageze mabuja yagiye gusenga. Boss bakwaze. Cirilo. 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 Ouais, Cirilo. Hello boss. Boss. Subura seka iki? Ni iki ubonye gitangaje uri guseka? Mfasha. Binone. Akira. Ukazagira umuntu n'umwe ubwira ko mbonye nambaye gutya. Ubona aya mafaranga ari 5,000. Si amanyarwanda. Uzansubiza ari amadolari. Amadolari? Amadolari nyine. Genda ufungure. Nuko ya papayi gusa nanjye ntabwo nigeze mbyitaho. Siri, kubera iki ibyo byose ubizi ukaba utigeze ubimbwira nijoro? Ni ukubera iki? Nubwo urimo uranyihutisha hari ikintu tutaravugaho. Iki? Ikintu cya komisiyo. Komisiyo? None se nangahe? Uzi ko ari 15%. 15%? 15 pe. Ku isi yose buriya dukora kimwe. 15% se urabona ndi igicucu jewe? Wegera tugende. Kugiye kurakazwa n'ubusa. Ariko murabizi. Muza kandi gatekereza. Mureke tubikora kuza. Tubikora konde. Ukwiye kunusa tubikora kuza. Ureba shayi gikoni. Ubuzima bwacu mugabo mwiza. naze kuri kuvuga gutyo ko nageze mwaka na bitanu Kagahene wagira ngo kaje n'amaguru. No buri ibyo nakubwiraga. Kumamagara simeteje. Nari nagize ubwoba. Magaye kanga. Aravugaga se. Iriya bisazi bya Beatrice none yaba yabyanuje neza. Niwari bakomisiyo neza nkanjye cyangwa professional ntabwo wakoresha ijana birandura se Yego. Aya. None se naguze yuko hari indwara ziba ari za karande. Umuntu akaba afite kiriya kibazo akacyanduza umwana we. Umwana we akazacyanduza wowe nawe gutyo. niko bigenda se buriya akazigo kandi nari nasize kiri kikwereka ko turi abanyamwuga Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko?
mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Mama neza rero nagira ngo tuganire. Wari wansabye ko tuganira neza hari. Sinzi niba ntacyo biri bugutware numbwira amwe mu mabanga yawe neza hari. Ariko nawe ahubwo uzi ko kugira ngo neza mubura ari wowe nabura. Uzi ko neza buri ari secretary wanjye akaba n'umunyamabanga wanjye. Nibyo rwose. Ariko rero hari inkuru wari wambwiye ya mwarimu wari watangiye kujya mu rukundo. Bivuga ngo nari natangiye kujya mu rukundo, ahubwo naramukundaga kandi cyane we. Tubwira neza arashaka kumva. Ariko muga menya nawe ari gukunda inkuru nk'ifuku. Kuki ushaka kumenya iriya nkuru cyane? Mama ni ukuri neza afite amatsiko yo kumva ukuntu wari watangiye kujya mu rukundo na mwarimu. Ni ukuri tubwira. Arese ubundi mwaretse iyo nkuru ya mwarimu tukayisimbuka, ko mfite inkuru nyinshi kandi nziza zishimishije. Ababwirizo. Mama tubwire iyo nkuru kandi nta nubwo yari yageze uyimbwiraho na rimwe kandi ashaka kuyumva. Nyine Keza urakunze? Nizere ko uzakomeza gukurikirana amasomo yawe neza. Ubundi hari akandi kazi ngira atari ukwiga. Byiza cyane, abizi ko muri iki gihe biragoye kugira icyo ugeraho rwose utarangije kwiga. Ndabizi. Rero nanjye ngiye gukomeza amashuri yanjye ya masters. Kandi urabizi ko ni byiza ko uzajya uvuga uti mukunzi wanjye arangije masters. Ariko nisere ko uzajya ugerageza ukananizamo ukagaruka inaha ukazi ko dusura. Ndagerageza. Ikindi kandi nijeje ko ningaruka nta yindi gahunda nzafata. Ukuza ngusaba dukora ubukwe twibarira umugore n'umugabo. Sibyo? Kandi shana uzambaye umwana mwiza. Ni ukuri ndabigusezeranyije pe. Nanjye nzakubera umwana mwiza. Nzagutegereza kugeza igihe uzagarukira. Ukoze ni ukuri. Ikindi kandi mani erega buriya ari nakubuze. Kumbe ni hano muhereye. Bite. Ni byiza. Shabati ngaho rero baye. Tuzasubira. Ubwo nanjye nzangerageza niba ushobora ngo uhamagare nimba ukomeza. Nigushaka koze. Sawa rero. Yego sawa. Tugere so ku buryo waza umpamagara kuriye koko. Nubaga ibintu bisa nk'ibyo. Natugende. Umusore umutangiye n'ibiki. Nibihise kandi.
ugiye kugenda oya nta kibazo pe biriya ntibigutere ikibazo se bona mwarimu yagukunda mwarimu se ibyo ngibyo ntubigireho ikibazo pe nyamara nushaka ugende gake ubanza ushishoze neza urebe n'inshuti yanjye inama nakugira ni uko wabanza ukareba nimba mwarimu yagukunda koko nzagerageza mbirebe kuko tuzi ko uri umwana mwiza ni ukuri ntuzadutenguhe sibyo ngaho amahirwe masa gusa uzabe maso sibyo abahungu b'iki gihe ntabwo ari beza twarakomeje tukajya twandikirana rimwe na rimwe nkava ku ishuri nkajya ku gasantire nkari mu telefona dore ko njye nta na telefone nagiraga ariko mwarimu naramukundaga pe arenge hano noneho hagira uwibeshya yigira ndiga barenge hano uharenga nkumena agahanga ubwonko butwara muri envelope uracyemeza ko inzu ari yawe koko hagira uwibeshya arenga mugende murebe inzu yose hano hari umugabo ngo niba ari so murebe annexe murebe imisaranze murebe amatungo uwibeshya ngo ararenga igifara gitwara mu ntoki mwaje mwibeshesha ntago mwari muzi aho mujya ariko ntago mwari muhazi ntago mwari muhazi hagira ukorosinga ahangaha hasoni muraho mwese ikosa riba ryabaye ariko si ubu iyo musanga noneho ntaruye simba mamenye umutwe mwebwe ariko ni ukutubabarira ariko rero niba utubabariye n'uyu mugabo wamubabarira ntabwo nshobora kumubabarira sinshobora nese urantegeka mu rugo rwa muranera mu rugo rwanjye munantegeke umva wowe sha ngomba kukujyana ku murenge bakagufunga igisambo kibi urigira umujura hano wowe uraza kugurisha ibitari byawe urahazi urenga n'ikisi ko amatangazo amanitse ahantu hose mu isantere arahuzuye avuga ko inzu iri ku isoko niyo atabanye n'ubu wajya kubona ukabona n'abandi baraje bayibaza none se ubu iyi si uretse nza nkwereke nimero reba iyi nimero se si y'umukobwa wa hano se wavuze ko ngo tumushakire abakiriya iyi ngiyi ariko neza ibintu arimo gukora hano arabizi ko ubaza ubukana bwabyo koko nk'ubu neza arashaka iki koko uyu mukobwa aranshakaho iki uzi haguruka akoze rwose ndarengana rwose akoze pe
uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza, ikuhirwa kandi igahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbu. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye, hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje. Muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye ejo haganje. Ako mama nawe wajya urenzaho. Ariko sindenzaho ibiki. None se reka nkubwire byibura nubwo yabagiye kutubeshya ariko tumwumve. Umwumva si biki. Nishije ngo tubigenze. Umuntu wigira kuri hasi ngewe. Kandi muzarwara ibirwara by'abakecuru kubera byo nzarwara. Ese wagira ko kuhora urakaye. Papa. Papa. None se koze mbabwije kuri foke njya kwa muganga kuko narindi radio byakubitaga imiziki ikintu ndumva amatwi wapi sinzi kabisa. Nese papa uvugishije kuri waruri bashaka kumenyana narindi umva ndabishaka pe maronera bashaka kumenyana narindi sigarana izo nkuru za soni ntazo nkeneye Kireka kumbihiriza. Ariko uzi amajoro abiri ntasinzira. Warangiza mukaza kuntetaho rero. Papa. Nibwirira. Uvuye hehe ko? Nakoze ko urashaka kumenya inkuru neza neza. Yewe ndabishaka pe. Kino no ufungura amatwi sasa. Umva do. Unafengera funguye yose. Ngewe navuye hano ngiye kuri Patrick uzi ko hari gahunda nyinshi dufitanye tugomba gukorana. Yarabitubwiye. Yes. Mpageze nsanga umuhungu ari kureba video kuri YouTube. Hari ndareba ariko ikintu cyanangaje ni umuntu nabonyemo. Mukwitegereza neza mbona nyine umuntu mbonye neza ndamwibuka Back M. Back M? Yes. Back M se muzanye papa. Hayi. Musiranye. Ntago nakubwiye ko bigeze kuba director y'ikigo cy'amashuri mbere yuko njya gukomeza amategeko. Turabizi. Yes. Ni director y'icyo kigo rero Bakemu nawe yararahunga yari umustar ukomeye cyane. Burura mwana abaye umustar kuva kera n'umubona kuri azibeshaho. Yeah. Mbaro mukureba iyo video ndeba ikiganiro ngo ari kugirana ngo n'abahanzi n'abandi bantu nkaza bari bo. Ese ngira igitekerezo. Onera. Ibi kwa bari kwikunda. Ikiza. Reka njye kuri mama wawe afite ihungabana. Oya papa ntabwo bishoboka. Gute se? Nese izo stories ziraryoshye barumbwira uburyo Bakem mwarabonanye. Yego waramujite mwavuganye iki? We na Bakem koko mwahoze iki? Mwahurira ku iki koko? Ukunda story ngifuku neza neza. Izo sinago zanci. Papa rumbwire pe. None se urumva utaba unshutse koko. Ariko se ngushuka gute ndago wambwiye ngo tuzagurisha niturangiza tuvi na tugende abaguzi rero ngabari gurisha tugende ndago biri kumvikana urumva tutaba duhubutse waretse tukabitekerezaho hanyuma tukabona gukora ikintu twatekereje nzi uratekereza kangahe
ariko reka kwivuna nakumvise ibintu byose wirirwaga uri kumbwira ngo uri kunyizeza byose byari ibinyoma ndakindu na kimwe kirimo kizima ariko sawa ngwino nkwereke Nikodi harya ni mwari muje kugura inzu se mwageze iwabo w'imari rero abagura murahari ugurisha arahari nanjye ubundi iyi nzu nayigurishaga twumvikane noneho inzu muyigure birangire urakoze rwose urakoze rwose tubwiye ijambo ryiza tuvugane gatose ngo mugire mute none se ndababwiye ngo mugure inzu mugiye kukuzana ubugambo inzu yanjye mugiye kwivugiraho amagambo mugiye kuyiterekereraho se iyi nzu ni nziza ni kadastere ifite igikari kinini ifite ku irembo hanini wayikoreramo icyo ushaka niba muzi ko mugiye kujujura rero musohoke munyuzure murenge hariya mu marembo urumva neza urakoze rwose urakoze rwose tubwiye ijambo ryiza tuvugane gatose bavuze ngo mugire mute mwese mbemereye kugura inzu mugiye kujujura hariya aba bagabura ngerera ibyo bintu ntago mbikunda by'ubugambo niba mwumva mugiye nimugende munyugure murenge mu murye hariya mu irembo sinongere kubabona inzu murashaka kuvuga ngo mugiye kuyivugiraho amagambo iyi nzu ni kadastere ni nziza ifite ikibanza kinini ntabyo kuyivugiraho amagambo rero murayiterekereraho se niba mutayiguze mugende ntabwo izabura abagura mugende mugiye se muze ko ari jye ugura wanyeretse inzu uyu nguyu ukamwihorera ariko uze si ibyo nyine noneho nkwereka inzu rero nyiyerekere inzu hera kuri panderesi na butisi urabona ko idasondetse hera ku nkingi ahangaha twagiye mu nzu nkuru wayibonye urabona inzu wowe injiramo nkwereke noneho inkingi zayo iyi nzu ushatse no kuyigira itaje nukongeraho urabona ugiye kuyigira konoshi urakubita amatafari abiri hejuru urumva ushaka wazana n'umugeni rwose noneho wowe rero mubona imbere hariya imbere ni ugushyiramo jaride ukajya wakiriramo ubukwe ni ibintu birebire cyane birasekeje reka babwire n'ubwo mumayara ko ariko izo story niba bitangaje urumva rero umva ko umuhungu namuherukaga kera cyane naramushakishije shakisha ahantu hose birancanga kwa kuncanga icyo nakoze ni iki hari abahungu nabonye ugomba kumungezaho neza abo bahungu rero nagombaga kuba meze nkabo nkisanisha nabo none no kugira ngo Bakemu nzamugereho nagombaga kugenda nkawe no narahengamye none nireba bose uyu ni murekezi none no kwambara ibintu birekuye bigize gute no kuvuga kugira ngo mugero uravuga bite se Bakemu urubwira wafashe ifoto wafashe ifoto koko byibore cyoze icyo ni kimwe nuko igishoboka cyose ngewe niteguye kugitangura mu bono umuhungu wanjye rwanirejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akira ukuboko tugerane burya ejo si kera